Amen. Bantu bakurikira M-Fruit, nagira ngo babwire ngo Yesu afite ubushobozi. Nkwifurije kugira ngo uyu munsi nawe mwizere. Mana wo mu gihugu cy'umwijuru nishimwe cyane. Abantu mwumva bavuga ko ndinde. Arangije Yesu nawe ngo yitegereje uburyo abimubwiyemo, asanga si inyama n'amaraso bimuhishuriye. Arangije ngo amuha urufunguzo, amuha na kashe y'itora. Iyi kashe yatumye Petero umunsi wemerere umwuka wera akujugunye mu kidege, akujugunye mu kidege. Murakoze cyane kuduha ikaze kuri icano M-Fruit, icishwa ibiganiro by'ijambo ry'Imana. Imana yo mu ijuru umugisha mwinshi cyane kudutumira. Natwe twagize neza kubera ko twaje. Imana yo mu ijuru nishimwe cyane. Rero ndanezerewe cyane kuba ndi kuri izi kamera. Twagiye tuganira cyane nawe, nkabona ibintu akora ni ibintu byiza cyane cyane, yuko nta yindi kamera twapfa kwicaraho atari ibiganiro by'ijambo ry'Imana, ndetse n'abantu bayikurikira, n'abantu badukurikira bayifollowing, muyizamure abasubscribe. Abantu muri iyi minsi ya none ijambo ry'Imana ribaye ingume, n'abantu bakeneye kugira ngo bumve ijambo ry'Imana bazajye basimbukiraho bagereho, nibamara kugeraho kandi ntibakajye bareba gusa ngo nibarangiza bahite bagenda, bazajye basiga bakoze na subscribe. Nabyo ni ibintu byiza cyane, bituma ijambo ry'Imana ryamamara. Imana yo mu ijuru nishimwe cyane. Gadi, Imana yo mu ijuru umugisha mwinshi cyane nawe, kandi mu ijuru bakurebe neza. Amen. Ndanezerewe rero uyu munsi wa none, no kuba tugejeho n'ishimwe rikomeye cyane. Kandi ikindi kintu kinejeje kandi gitumye nshimira Imana, nuko mpuye nawe Gadi. Nahuye n'abatekinisiye benshi, ariko nishimwe rikomeye kuba mpuye nawe. Imana ishimwe. Amen. Ndanezerewe rero, murabibona ndanezerewe, kandi ikintu kinejeje nuko ndi muzima. Numva wabyutse ukabyuka uri muzima, iryo ni ishimwe rikomeye. Dawidi yarabivuze, arangije avuga ngo iyo ndamutse mba ndamye. Ubu God waramye, ubu iminsi yo kuba Imana yayongereye. Ngewe Ruhumuriza Herimani, iminsi yanjye yo kuba Imana yayongereye. Urumva ni ishimwe rikomeye cyane tutabura gushimira Imana. Amen. Igitondo nk'iki ngiki rero nejejwe no kubana n'abantu bose mu buryo bw'ijambo ry'Imana. Nejejwe no kubana n'abantu bakurikira iyi cano mu buryo bw'ijambo ry'Imana. Imana yo mu ijuru nishimwe. Amen. Igitondo nk'iki ngiki rero dushimiye M-Fruit wagize ishyaka ryinshi ryo kudutumira kugira ngo tuzaze tuganirize abantu ijambo ry'Imana, cyane yuko ijambo ry'Imana ni umutsima utera imbaraga. Ijambo ry'Imana ni ikintu gikomeye cyane ku bakristo. Dusuhuje abakristo bose bamaze kwakira Yesu umwami n'umukiza. Turabasuhuje n'abatari bakira umwami n'umukiza, n'ikaze bakira umwami n'umukiza, kubera yuko Yesu niwe wenyine udufitiye urukundo muri iyi minsi. Imana ishimwe. Haleluya. Shimiye Imana yuko inyemereye kwicara nganira ijambo ry'Imana n'abantu b'Imana. Ndanezerewe cyane rero igitondo nk'iki ngiki, numvise twaganira ku ijambo ry'Imana. Twaganira ku ijambo ry'Imana rifite topic ivuga ngo Imana ikurindira icyo uyimariye. Gadi, burya Imana irindira umuntu icyo ayimariye. Imana ikurindiye icyo uyimariye, ubuzima bwawe Imana ikurindiye icyo uyimariye. Iyo nta kimwe tujya tuvuga ibintu dusubira ibindi. Buriya umuntu w'umumaro igihe cyose usibye n'Imana n'abantu baramushimira. Amen. Umuntu w'umumaro n'abantu baramushimira. Niyo mpamvu
nifuje kugira ngo mbaganirize kuri iyi topic ivuga ngo Imana ikurindira icyo uyimariye. Amen. Twasoma ijambo ry'Imana tugiye kwifashisha, twarangiza tugasenga Imana, Yego. bisigaye Yesu abaho umugisha. Imana Soma ishimwe. ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Matayo igice cyaho cya 16. Matayo igice cya 16 turasoma duhere ku murongo wa 13, ubundi dukuremo icyifuzo cyo gusenga Imana. Amen. Amen. Dusome mu izina rya Yesu ubutumwa bwiza bwa Yesu igice cya 16 umurongo wa 13. Hari ijambo rivuga ngo nuko Yesu ajya mu gihugu cy'i Kayisariya ya Filipo, abaza abigishwa bati abantu bagira ngo umwana w'umuntu ni nde? Baramusubiza bati bamwe bagira ngo uri Yohana Umubatiza, abandi ngo uri Eliya, abandi ngo uri Yeremiya, cyangwa ngo uri umwe mu bahanuzi. Arababaza ati ariko mwebwe ubwanyu mugira ngo ndinde? Simoni Petero aramusubiza ati uri Kristo umwana w'Imana ihoraho. Yesu aramusubiza ati urahirwa Simoni wa Yona, kuko umubiri n'amaraso atari byo byabiguhishuriye, ahubwo ni Data wo mu ijuru. Nanjye ndakubwira nti uri Petero, kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. 19 aravuze ngo nzaguha imfunguzo z'ubwami bwo mu ijuru, kandi icyo uzahambira mu isi kizaba gihambiriwe no mu ijuru, nicyo uzahambura mu isi uzahambura mu isi kizaba gihambuwe no mu ijuru. Amen. Mana ndagushimiye, ngushimiye kuri Imana ishoboye byose, nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Amasaha n'aya ngaya ngushimiye yuko uri Imana yagiye ibana natwe, wagiye ubana n'abantu bose. Imana yo mu ijuru nishimwe cyane. Mana za kandi Imana ikomeye cyane, umwanya nk'uyu nguyu nyemera urukiye kubana natwe mu kiganiro, imbaraga mvajuzi urukiye kubana natwe, korana natwe imirimo itangaje mu izina rya Yesu. Amen. Yesu nashimwe. Iki gitondo nkuzanira ijambo rivuga ngo Imana ikurindiye icyo uyimariye. Dusomye amagambo y'Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Matayo. Iki ni igihe kimwe abantu n'abantu bagendanye na Yesu, bagenda n'abigishwa, ariko bamarana igihe kirekire batari bamusobanukirwa. Uyu munsi nkwifurije gusobanukirwa Yesu. Nusobanukirwa Yesu uzamenya umumaro we. Amen. Iyo umuntu yasobanukiwe Yesu amenya n'umumaro we. Arangije umunsi umwe ngo baragenda bagera mu gihugu cyo bita Kayisariya, biravuga ngo ni Kayisariya ya Filipo. Arangije ngo bahageze abantu ngo bari batari bakamusobanukirwa. Arangije ngo abaza abigishwa bari bari kumwe nawe, arangije abaza ati se ko tugendanye igihe abantu mwumva bavuga ko ndinde? Abigishwa barangije bamubwira ukuntu babyumva, ariko se urabyumva ute? Yesu ninde kuri wowe? Imana yo mu ijuru tugire neza, kandi Imana yo mu ijuru turengere cyane. Barangije bamubwira uko bumva abantu bavuga. Arangije yumvise Yesu, yumvise bidahura. Arangije babaza ngo none se mwebwe munyitane? Nabo babisubiramo nka mbere, ariko Petero ubwo barimo babisubiramo we yari ari mu gukora analize. Haleluya. Analize arazikora. Ndashaka kubabwira ngo Petero yari umuhanga cyane, nubwo kenshi yakoraga ibintu ameze nk'uwutse, ariko yari umuhanga cyane. Arangije yari ari muri analize z'uburyo bagendanye na Yesu, ari muri analize. Arangije ubundi Petero we yakunze kugenda yanalize Yesu ibintu akora. Arangije mubonamo ubushobozi. Ndashaka kubabwira ngo Yesu afite ubushobozi. Amen. Bantu bakurikira M-Froti, nagira mbabwira ngo Yesu afite ubushobozi. Nkwifurije kugira ngo uyu munsi nawe mwizere. Mana yo mu gihugu cyo mu ijuru nishimwe cyane. Arangije yanarije uburyo yagendanye na Yesu. Yesu yageraga ahantu ku ishantiye barimo bubaka. Yesu
bakagira bashonje, yabashaga gukusanya bya bindi bitimbara cyangwa bya bindi biba byasagutse ku mabuye, yarangiza akabishimira, byarangiza bikavamo ibyo kurya, yarangiza akagaburira abantu. Ibi bintu Petero yarabikurikiranye, agenda abikurikiranye uko byari bimeze, agenda akurikiranye amateka ya Yesu. Barangije kuvuga uko babyumva, Petero nawe ashyira agatoki hejuru, arangije avuga ati none ndashaka kuvuga uko mbyumva. Amen. Arangije ababwira Yesu, aravuga ati umva nkubwire Yesu, njyewe nkurikije amateka yawe, nkurikije ukuntu wagiye ugaburira abantu bashonje, nkurikije ukuntu wagiye ukiza abantu barwaye, nkurikije ukuntu wagiye uzura abantu bapfuye, nkurikije amateka yawe, Mana ishimwe. Arangije aramubwira ngo jyewe narebye sanga utandukanye n'abandi bantu. Bundi Yesu atandukanye n'abandi bantu. Imana mu gice cyo mu ijuru nishimwe cyane. Tazirima andokize rai. Yesu atandukanye n'abantu bose tuzi, kubera yuko Yesu niwe wenyine. Amen. Yesu niwe wenyine ushoboye ibintu byose. Arangije Petero abwira Yesu, arangije avuga ngo reka nkubwire, uri Kristo, kabiri uri umwana w'Imana. Yesu ngo nawe yari ari mu kwandariza Petero. Petero uyu nguyu ndashaka kubabwira ngo ni umuhungu wa Yona. Mana mwije tugire neza cyane. Arangije Yesu nawe ngo yitegereje uburyo abimubwiyemo, asanga si inyama n'amaraso bimuhishuriye. Ariko ndashaka kubutsa ko Petero uyu nguyu niwe ajya akunda kubaza ibibazo bikomeye cyane. Mu bandi bigishwa Petero niwe akunda kubaza ibibazo bikomeye cyane. Umunsi umwe yagiye kureba Yesu, abona uburyo bagenda, abona Yesu ntabwo ahinduka. Kabiri abona Yesu ntabwo ahindura. Arangije bimutera gutekereza cyane. Arangije atekereza ati uyu muntu tugendanye tubona adahinduka, tukabona ntabwo ahindura, uyu muntu twebwe dukwiye ku nyanja dusiga abagore n'abana, twebwe nk'uyu muntu utujyanye ntabwo turi kugenda mu kigare. Arangije ngo atanga ikibazo, arangije ngo abaza Yesu, aramubaza ati nyakubahwa, ko tugendana tukabona udahinduka, mbifurije kugenda na Yesu udahinduka. Bantu bakurikira iki kinyamakuru cyangwa se abantu mukurikira iyi TV, ndashaka kubabwira ngo mutunge Yesu udahinduka, kuko iyo ufite Yesu udahinduka igihe icyo ari cyo cyose akugeza ku bintu bikomeye. Arangije avuga ati ko mbona udahinduka, nkabona udahindura. Ubundi abantu basize ibyabo, amen, abantu basize ibyabo, barangiza bagasiga ibyabo, bagasiga imiryango n'abana, barangiza bakagukurikira. Nyakubahwa, ubu ngubu ubona uzabagororera iki? Yesu arangije ngo yitegereza Petero. Arangije abona Petero afite imibare myinshi cyane, kandi koko byari ikintu cya mbere. Yesu yari umusore, Petero yari umugabo. Arangije Yesu ikintu mukunda, ntabwo ajya buri kintu asubiza abantu bamukurikiye. Abantu bakurikiye Yesu ntabwo ajya buri kintu abasubiza. Imana y'umwijuru tugire neza cyane. Kandi ndashaka kubabwira ngo uvuga Yesu ni ingiro. Arangije Yesu abwira Petero, amuvuga ati nkubwire Petero, abantu basize ibyo bakankurikira, ndashaka kubwira. Arangije amubwira ngo ibyo basize nzabibakubira. Petero ngo ahita yumva kano kantu ko gukubirwa. Arangije atangira yumva yuko nimba basize ubwato Yesu azamukubira inshuro 100. Arangije avuga ati umuntu wasize ibyo akankurikira nzamukubira inshuro 100 z'ibyo yasize. Arangije arenza kandi kantu ngo kavuga ngo nzamuha n'ubugingo. Petero atamugutwi cyane, ijambo rivuga ngo azakubira inshuro 100. Nicyo kintu cyatumye Petero agenda agira amananize menshi, avuga ati jyewe ahantu hose azajya nzajyana nawe. Kugeza ku rwego bageze aho akaza ya Filipo ngo yabaganirije, arabaganiriza. Arangije Yesu amaze kubaganiriza, Petero amaze kumusobanura, wifuje kugira ngo usobanukirwe kandi umenye umumaro wa Yesu mu buzima bwawe. Ngo arangije ababwira yuko mu kanya gato bari buze kujya Yerusalemu, ababwira ibibazo ari buze guhura iyo nabyo. Petero arangije avuga ati ubu uretse kuvuga ibyo ngibyo. Aramubwira ati ibintu byose wabivuza, ariko icyo ngicyo cyo kuvuga ngo bazakugira nawe byihorere, njye mfite umupanga nzagutemera abantu bazakwataka. Hari abantu bakurikira Yesu bafite imipanga, ariko impamvu nuko imbaraga bafite zidahagije, bakeneye izindi mbaraga. Nshuti zanjye, abantu badukurikiye muzakurikira kino kiganiro, Imana ibaha izindi mbaraga. Impamvu Petero yabwiye Yesu yuko nta muntu uzamukoraho nuko imbaraga yari afite zitari zihagije, kandi impamvu yamubwiye nuko yari azi yuko hari 100 atari yamuha. Ariko ndashaka kubabwira n'ubuzima dufite ni mu 100 rya Yesu. Nshuti zanjye, no kuba
wa none kuba tukiriho ni mu ijana rya Yesu. Kuburya kuba wambara kuba urwaye ugakira ni mu ijana rya Yesu. Mana mwe tugire neza cyane. Ndatandoze wala simemone with andokia. Ndashaka kubabwira ngo ijana rya Yesu niryo ritubeshejeho. Kuba twambara ni mu ijana rya Yesu. Uyu munsi wa none kuba dutunze imiryango ni mu ijana rya Yesu. Uyu munsi wa none kuba turwara ntidupfe twarangiza tugakira ni mu ijana rya Yesu. Arangije Yesu avuga ko bagiye kujya Yerusalemu kandi bazahura n'ibyago bikomeye. Petero atavuga ati ibintu nk'ibyo ngibyo ubyore kubivuga. Impamvu Petero avuga ati umuntu uzakoraho azambona ni ukubera yatekerezaga ijana rye akumva ntabwo ari yarigeramo. Yesu arangije ngo yitegereje Petero, arangije ngo yitegereje amashagaga afite, arangije abona imbaraga afite ntabwo zihagije, arangije aramucunga aramubwira ngo inyuma Satani. Ndashaka kubabwira ngo hari abantu bakurikiye Imana kandi bagiye uyu munsi wa none hari abantu basenga ariko bagasenga bafite Satani. Hari abantu baba mu nzu y'Imana ugasanga mu nzu y'Imana bafite Satani. Hari abantu baba mu mirimo itandukanye ariko ugasanga barimo bafite Satani. Yesu ngo yitegereje Petero asanga afite Satani. Satani yambaye Petero yari agifite inkota. Mana mwe tugereza kandi Mana mwe turengere cyane. Ariko nubwo Yesu yamubonaga gutyo, yamubonagamo ikintu gikomeye, yamubonagamo umumaro w'ikindi gihe kizaza. Imana mwe tugira neza cyane. Icyaba uyu munsi Imana mu gihugu cyo mwijuru ikakubona mu mumaro. Icyaba Imana mu gihugu cyo mwijuru uyu munsi yarangiza ikakubonamo umukozi. Ngo yitegerezaga Petero Yesu akamubonamo umukozi. Arangije amubwira amagambo akomeye Petero amaze kumusobanura. Nawe arangije amubwira ngo nkubwire Simoni wa Yona, ntabwo ari inyama n'amaraso biguhishuriye, ahubwo ni Data wo mu ijuru. Arangije Yesu ikintu cya mbere yabanje kumukorera yamubwiye ngo ndagucokara. Ni Yesu amucokarande, amucokarande zo kwa se Yona. Ndashaka kubwira umugabo bita Yona ni wa wundi Imana yatumye. Arangije yihindura gahunda, afatizaga Imana yaramutumye aramubwira ngo genda ungirine neza. Arangije ngo yifatira izindi gahunda yari afite karande yo kutumvira. Dufite abantu baba mu nzu y'Imana bagira karande zo kutumvira. Mana mwe tugereza kandi Mana mwe turengere cyane. Twize cyane kugira ngo twisengere Imana. Arangije amubwira ngo sinyama n'amaraso ahubwo ni Data wo mu ijuru. Arangije amubwira ngo nanjye reka nkuvugeho. Uyu munsi Yesu akuvugeho. Uyu munsi Data twese kuvugaho nakuvugaho. Ndashaka kubwira ngo uzabitse ikintu gikomeye. Yaramubwiye ngo mubwire nawe uri Petero kandi kuri wowe sebene afos me, kuri wowe niyo ngomba kubaka itorero. Bishatse kuvuga ngo ahise afata kashe y'itorero. Mana ishimwe, ayihaye Petero, ayimuhaye atari yahabwa imbaraga. Arangije amubwira ngo kandi nguhaye n'urufunguzo. Imana ikumera urufunguzo. Data twese kumera urufunguzo. Iyo umuntu afite urufunguzo abaza gufungura ahantu, Data twese kumera urufunguzo. Shuti yanjye, Data twese aho urufunguzo ubuzima bwawe. Data twese aho urufunguzo eposisimendo kize, aho urufunguzo umuryango wawe. Data twese aho urufunguzo abana bawe. Data twese aguha urufunguzo mu izina rya Yesu. Arangije amubwira ngo mubwire icyo uzahambira mu isi nanjye mu ijuru nanjye nzahita gihambira. Kubera iki? Kuko afite urufunguzo. Mwifuje gutunga urufunguzo mu izina rya Yesu. Yesu ngo yitegereje abona afite umumaro. Ni amateka maremare yenda tuzarushaho mu kiganiro kizagaruka. Yesu nawe mugisha mwinshi cyane. Petero yari umuntu w'umumaro. Petero yari umuntu Yesu yamurebye abona ni umuntu w'umumaro. Arangije ngo amuha urufunguzo, amuha na kashe y'itorero. Iyi kashe yatumye Petero abona ubuzima agezeho bukomeye. Wifuje kugira ngo Yesu akubonemo umumaro. Imana yo mu ijuru bamugisha mwinshi cyane. Data twese abishimire cyane. Mbifuje kugira ngo uyu munsi ugire ikintu marira Imana. Imana nikubone mu kazi kayo. Yesu nawe bamugisha mwinshi cyane. Utareba kora subscribe kuri M14, kora subscribe, ukore share, utange comment. Turangiza nawe ikiganiro kizakirangiza gukorwa nawe uzajya utukisangamo. Yesu nawe mugisha mwinshi cyane. Dusenge. Mana ndagushimiye, ngushimiye ubuntu n'urukundo rwawe.
gushimiye kuri Imana ishoboye byose, nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga, ndi imbere ya nyakubahwa Imana, sengera umuntu wese uzakurikira kino kiganiro, unyemere imbaraga mvajuru zaba kuri we, kugirwa neza nawe bizabane nawe. Urakoze cyane Yesu, urakoze kuba ugiye kwesa icyubahiro, ukagaragaza imbaraga zawe mu izina rya Yesu, amen. Yesu nabamugisha mwinshi cyane, amen. Amen, amen. Reka bashimire mwebwe mwe muduhanze amaso aho muri hose hirya no hino mu isi, mukomeze nyine mugubwe neza, kubwiriza bihoraho iteka ryose. Amen. Amen, amen. Amen.